saba mwuka wera aguhishurira uhora yicaye ku iriba atanga amazi meza amazi amara inyota y'umutima nako ngako. Hari ukuntu usanga nk'umutoza afite abantu nyine soprano nayishobora sibyo, ariko hari ukuntu wa mugani umutoza kureba akavuga ngo alto uyishoboye neza cyane kurusha soprano, akanjyana muri alto ubwo ndirimba alto. Ushaka kuririmba njyenyine rero banza byasigaye mu bwana, kuko ngewe iyo ndi kurimbana n'abandi mba numva ari sawa, ariko iyo ndirimbye njyenyine damosi nkubeshye. Kugira ngo umuntu ajye muri Morning Star, ese bimusaba iki? Ni urugendo rungana gute ashobora kwitegura kugira ngo yisanga aririmba muri Morning Star? Kujya muri Morning Star ntago ari ibintu bikomeye, ntago ari ibintu bigoranye, ariko nanone ntago ari ibintu uzamo kubera ko hari izindi nyungu zawe zo ku ruhande zindi ushaka kuzamo bisaba gukunda korali. Ndagusuhuje kandi nkifurije ibihe byiza wowe ukunda gukurikira ibikorwa byacu Hakonesha TV. Bene waramutse? Aramutse neza. Twagarutse rero muri ya gahunda yacu. Uvuga ngo sasa ubu ngubu ikintu tugiye kuganiraho. Dufite ibintu byinshi byo kubwira abantu. Dufite urugendo rwabaye muri weekend y'I Kigali. Habaye bitangaza. Dufite indirimbo nshyashya. Dufite n'ibindi bisanzwe byo mu buzima busanzwe tugomba kuvugaho. Turahera kuki? Hera ushaka. Ariko bwa mbere mbanze mbariza abantu ikibazo. Mbanze mbabariza ahubwo kamanze mbasabe. Bano mudukurikira, bano mudukunda, ni ukuri mukore subscribe. Nibabikore. Shani bareke kureba video badakora subscribe. Uziko bari kudusubiza inyuma. Nibagerageze dutere inde mwatubabarira. Shabambwira. Mwatubabarira. Niba kuri subscribe no kuri. Niba kuri subscribe kugira ngo video zacu zikomeze kubageraho zigere n'ahantu henshi kure. Zikomeze no kubageraho kugira. Ntago mudukunda. Barabikora ndabizi abantu bacu barumva. Ikibazo nashaka kubaza. Yego. Ubwo mperuka mu kiganiro nakoranye n'umuntu bita Benitha. None ngarukanye na Benitha. Kugira ngo tuzabihuza gute? Wakoranye na Benitha ugarukanye na Benitha. Ushaka kubihuza gute? Nyine nanjye mba nibaza Benitha wayi. Kandi ntago basa. Ntago basa. Buriya umwe muri korali. Ntago Benitha umwe ashobora gukosa bikitirirwa undi Benitha. Oya. Okay. Usibye ko wenda twese turi inzobe. Harya nawe ni inzobe. Nanjye bagiye. Usibye ko okay, ahantu dutandukanye ngiye murabona ko ndi inzobe cyane, ariko actually ntago duhuye. Benitha nta nubwo tunganya urubavu kumuturebe uko. Ikindi kandi Benitha ntago sinzi ukuntu birumvikana, ariko ni muto kuri ngewe, ndi mukuru ubwo nge ndi Benitha mukuru akaba Benitha mutowe. Ikindi ndi Benitha uri Mariye nuko. Kantu ka Mariye ntago bari kukibagira. Ngo ntago nagasiga. Okay. Urugendo rwagenze gute rero sasa? Urugendo rwagenze neza, nagiye mfata ama video make turi kugenda, ariko hari ibintu bifatwa kugira ngo bihere muri draft, ariko urugendo rwagenze neza. Twaratangiye mu gitondo kare cyane, then turagenda tugirayo amahoro. Twari twagiye ku itorero rya Kabusonzo ni Kigali. Nuko tugerayo amahoro. Bivuge ko mwari mwagiye nka Morning Star. Yego nari nkibagiwe. Twako tari wakavuze ubwo numvaga twagiye gukora Morning Star, twagiye ubwo ni ku isabato. Wari ubivuze ko ari muri weekend yashize, ni ku isabato kuri 22. Twagiye gukora Morning Star tugiye gutaramira Kabusonzo. Ndoga inkuru rero. Reka mbahereze inkuru. Kera mama wanjye yajyaga atubwira ngo kera iwabo ngo iyo umuntu yabaga yagiye ngo akagaruka ngo arababwira ngo ni inkuru yamvuye aha, nanjye mureke mbaye inkuru yamvuye. Ubwo rero turahagurutse. Nuko turahagurutse twavuye Mahoko saa 11. Twagezeyo mu saa 2 n'igice gutya kugeza twari twazindutse ntako tutagize. Ariko mwaranihuse saa 11 saa 2 mwari muri Kigali. Saa 2 n'igice saa 3 twari mbese no kuvuga ngo saa 3 yadusanze ku rusengero neza. Utari wakomeza inkuru. Mwibariza akabazo nk'umujene Mariyo wacu. Ibyo by'abajene Mariyo ugiye kuzana ka. Sura bivuze. Mwibariza akabazo. Kubyuka izo saha ugiye kuririmba. Nyine ubihuza ute?
icyo reka tukereke naho utaha. Reka nkomeze mbibwirire inkuru. Ibintu by'abajene mari batangiye kuzana turi mu gihe turi kuvuga ukuntu igitaramo cyagenze. Mureke mbibwire inkuru yamvuye. Ndategereje. Icyo naho utaha ndamunda gusabye. Baranzimije. Nuko so ndakomeje ngo twagezeyo masa gutyo saa 3 ni abantu beza kabusonzo ni abantu beza narahakunze bagira nyine bagira ukuntu bakira abantu hari umuntu nabonye ngo ni umunyabwuzu wallahi umva umuntu nonge nyine ni umunyabwuzu koko arabakira yaraje aradusuza batwakirana urugwiro twagezeyo dusanga bagiye kujya mu ishuri ryo kwisabato then duterana nabo ko barazindutse cyane urumva niba mwaragezeho saa 3 kubera ko ubundi akenshi usanga ku matorero iyo bafite ibintu by'ibitaramo cyangwa se cyane ko kabusonzo bari mu mavuna n'ubu ngo bari mu mavuna ari no gutambuka online abantu mujyamo bakurikira bafite amavuna meza cyane rero iyo sanze abantu bafite amavuna akenshi gahunda barazihutisha kugira ngo izindi gahunda za nyuma ya saa 6 cyangwa se zitaza kubangamirwa zize kugenda neza ubwo niyo mpamvu ntekereza ko gahunda zabo zihuse nuko twasugezeyo turaterana byari ibintu byiza cyane sinzi niba ndakomeza no mu byanyuma batwakiriye neza man mbese ni nkaho iyo uhaba nuko igitaramo rero sasa tugeze ku masaha y'igitaramo ubuse byonyine nka Benitha kwibona nka Benitha muri Morning Star kuko korale abakurikiye Yesu simwe muri kumwe yego twese kumwe n'abakurikiye Yesu korali abakurikiye Yesu ngewe ndabyibuka kuva kera nakuze nyifana ndiziko ari korali nka Benitha wakuze afana abakurikiye Yesu kwibona kuri stage imwe nabo wumvaga umerewe ute nkubwiza ukuri byaranshimishije ni ibintu byanshimishije cyane mu kwibona ndi kuririmbira ahantu bakurikiye cyane ko bari abakurikiye Yesu batangiye umurimo kera cyane tukiri abana noneho kubona abantu wakuze ureba bari kuririmba zirandirimbo kunyibagiwe yabura ibaze ko nanjye mise nibagirwa indirimbo ya wiyibagirwa ndaje yiriya ngo wiganya cyane yego izo ndirimbo tuzikira tukiri abana kwibona rero uri kuri stage imwe nabo bantu ni ibintu binejeje actually byari byanshimishije cyane ese nka Benitha ubundi kuba uri umudeve ni iki urusha abandi ni iki nyine abandi undi muntu utari umudeve ni iki wumva uri kumurusha wamushishikariza shaka wandi umudive mu badive rero cyangwa se reka nyikubaze neza ubundi kuba uri umudivantiste ni iki nyine ni iki kikunezeza mu itorero kuba uri umudivantiste ikintu kinezeza rero cyambere ariko ikiba n'ahandi ariko ngiye kinshimisha cyane ndi mu badive ibintu byerekeranye n'indirimbo zo mu badive ndazikunda cyane ikindi ni kwisabato kwanze yo kwa nyuma hageze gatsi koko abantu batari gutekereza ibintu by'isabato mubayeho ubundi ngiye nakuze mbona iwacu bigera ku wa nyuma saa 11 ukabona hari imyiteguro idasanzwe ugasanga mu mbuga biratandukanye iyo hirya mu gikoni hari guhumura bitandukanye ugasanga nk'umupapa bakanye cyamverope kimeze ukuntu noneho nk'abantu bakuriye iyo hirya kure ugasanga bazi ko kuwa nyuma ari wo munsi wo gukaraba nibyo ariko kuwa nyuma bakadukunyura bagakuba noneho hari n'abantu bajya bavuga ngo ku isabato ubwo kuwa nyuma ngo dive ntihabura isombe none haje na tofu ariko actually isabato iyo hagize ku isabato ndahakunda nicyo kintu nkundira indirimbo isabato kuko ubona akanya ko kuruhuka yenda tugarutse kuri Morning Star muri iyi minsi Morning Star ni korali iri sinzi ukuntu ndi buvuge niba ndavuga hitinze cyane niba sinzi ukuntu ndi buvuga kuko akenshi buri sabato iri kuba yagiye ese kuba korali iri kuba yagiye buri sabato ni izihe nyungu bifite mu iterambere rya korali cyangwa se ku baririmbyi
inyungu bifite ku baririmbyi ni uko bajya bavuga ngo mu kinyarwanda ngo akanyoni katagurutse ntikamenya ubwezi. Uko tugenda tujya ahandi hantu hatandukanye turushaho kwiga, tubona ikintu nyine aho handi baturusha, tubigiraho, turiga. Ikindi kandi no mu buryo bw'imirire guhora tugenda bituma duhora turi active, nicyo ngicyo bidufasha no kugenda twagura ndabivuga gutera kwagura abantu inshuti, kwagura inshuti nuko nguko. ndabariza nk'abantu bamwe nka korali zimwe zigiye ziri ahantu hatandukanye, ubundi kugira ngo ntago nzi iyo ndishingano ufite muri korali, ariko rega nkikubaza ufite ukura gisubiza nta kibazo, kugira ngo nk'abantu bashaka gutumira Morning Star bayibone, kuko mbona ni korali buri sabato iba yagiye, buri sabato ngiye nkunze kuba hafi ya korali cyane, ariko buri sabato iba yagiye. Nk'ubu muri uko kwa munani imaze kugenda kabiri, kandi ubaza amasabato asigaye kwa munani kurangire, nta sabato n'imwe izaba iri ku rusengero rwayo. Niba inahari izaba ihari kubera ko nyine babisabye ko bahaba, ariko ubundi ntibahari. Ubundi korali ishaka gutumira Morning Star kugira ngo Morning Star iboneke babafashe mu gitaramo, ubundi bisaba iki? Kubabona ni gute? Bisaba kubitegura ryari? Nta birenze, nta kintu kigoye kirimo. Icyo bisaba gusa ni ukumenya aho ucisha ubutumire bwawe. Buriya ni ikintu cya communication kirakonta. Hari igihe ushobora gutambutsa ubutumire bwawe ukabunyuza mu nzira zitari zo, icyo gihe ugasanga korali utayibonye, ariko ni ukubicisha ku bo bireba, kumva noneho ibindi nta bindi bikomeye birimo, rwose korali urayibona. Ubwo rero abantu bashaka gutumira Morning Star nababwira ngo nahanyu murabyumva ko korali iraboneka. Hanyuma Benitha, ujya kwisanga uri muri korali, yego, mugenzi wawe naramubajije ubushize, urabona abantu muririmbana ntago muri mu kigero kimwe, n'ababyeyi. Ngira muri kiganiro duheruka gukorana wari kumwe na mama wawe, yego. Ese kuba ku myaka urimo cyangwa mu kigero urimo n'abantu muririmbana mudahuje imyumvire, kuko uko biri kose imyumvire yanyu ntago ihuye. Hari ukuntu bari abantu bakuru baba bafite uko bumva ibintu byabo, natwe turi mu kigero cyacu tukaba dufite uko tubyumva. Yego. Ese mubihuza gute kugira ngo bane n'abari abantu mube mwashobokana? Mubihuza gute kugira ngo mubashe gukorana neza, mugirane ubumwe nk'ubwo mbona mufitanye? So icyo ngicyo rero n'ubundi igihe nagera no muri korali, noneho nari umwana kurenzaho, ntabwo nari mazemo igihe. Wagiye ukurikiye mama? Ibyo gukurikira mama birekega, njye nkunda kuririmba. Morning Star iba no kuba harimo umubyeyi wanjye nabyo abizamo, ariko ikintu gituma ibyo byose tubihuza, imyaka yacu itandukanye ariko tugahuza. Buri muntu yaje kuririmba, ikindi kandi buri muntu amenya undi, ukamenya uko utwara umuntu bitewe n'ikigero arimo, ukamenya ibyo uganira n'umuntu bitewe n'ikigero arimo, sibyo? Niba ari umumama uje kuganira nanjye, ntabwo aranganiriza nk'undi mumama bangana, sibyo? Aranganiriza nka Benitha, nyine araza kwisanisha nanjye. Ubwo ikintu kibaho ni ukwisanisha, nyine tugahuza, tukagerageza twese kuba urungano, tukaganira ibintu, mbese tukagerageza mbese yenda nta kintu mushobora nko kuganiraho, kuko korali tuzi ko ari umuryango, nyine ibintu bisaba kubiganiraho no guhana umwanya. Nta kintu mushobora kuganiraho muri korali bagafata nk'umwanzuro ukumva urakubangamiye, bitewe n'uko bafashe umwanzuro uko babyumva nk'abantu bari muri icyo kigero, ariko wowe nk'umuntu uri mu kigero cyo hasi uwo mwanzuro ukagutsikamira? Buriya rero abantu bakuru hari ikintu, ariko ubwo urakizi kuko nawe uri umuntu mukuru ukamenya. Ariko ntabwo mba muri korali. Byose no muri korali ni uko. Iyo abantu bagiye bakicara bagatekereza ku kintu, bagafata umwanzuro, baba bamaze gushungura
baba bashunga ibitekerezo byinshi. Icyo ngicyo rero bafatiyeho umwanzuro, baba babonye ko ari cyo gikwiriye muri bya bitekerezo byose barebye. Ubwo iyo kije rero nk'abantu bakuru, cyane ko atari umuntu umwe ufata umwanzuro, uba usanga ari nka timu y'abantu bangahe. Ikintu abantu rero barenze umwe bicaye bagafatira umwanzuro bamaze no gushungura ibitekerezo bigiye bitandukanye, njye mba numva ko ari cyo gikwiriye. None se ibyo ngibyo birumvikana, ariko yenda nk'abantu bari mu kigero nk'icyo urimo, ndakeka atari benshi bari muri korali. Ntabwo ari benshi, ariko abarimo nabo ubwabo hari uburyo bashobora kugira nk'icyifuzo kuvuga ati yenda kuko isi turimo muri iki gihe ni isi iri kugendera mu ikoranabuhanga cyane, kandi bari abantu bakuru ntabwo ubusanga benshi batabyumva. Ariko nkawe nka Benitha ugatekereza ukavuga uti yenda kanganire na Benitha mugenzi wanjye, mukagira ibyo mwunguranaho ibitekerezo, mukavuga muti turumva twakora gutya na gutya. Igitekerezo tuvuga urugero, wenda dukeneye TikTok account, yego turashaka kuyikoresha nyine nk'iya korali, tukapudetinga natwe tukaba abagezweho. Indirimbo zigezweho ubu ngubu amakorali ari kuririmba turi kuzibona. Icyo gitekerezo mukakigira, ntimushobora kwitinya kugitanga kugira ngo yenda kibe cyakubahirizwa, mukitinya kubera ikigero murimo ugasanga igitekerezo cyanyu kirapfukiranwa. Buriya rero nicyo nakubwiye kare, sibyo? Icya mbere ukuntu dutandukanye imyaka, wenda nakivuza ngo tukitinya kubera ikigero turimo. Actually ubundi biterwa n'ukuntu waganiriye n'umuntu, sibyo? N'ubundi uburyo utangamo icyo gitekerezo cyawe burakonta. Hari inzira ubicishamo, kandi buriya dufite n'ubuyobozi bwiza muri kwa Morning Star, baratwumva, bumva n'ikigero cyacu. Ubwo rero uburyo watanzemo igitekerezo cyawe nabwo burakonta. Ubwo hari ukuntu ubuza abantu babana, uvuze ati nyamara ndamutse mbicishije muri ubu buryo igitekerezo cyanjye bacyumva. Nuko nguko. Nise Beni ko ubundi ngewe nkurikije uko nkuzi, wenda n'abantu bagiye bakurikira ibiganiro twagiye tugirana, hari uburyo bamaze kukumenya. Uri umuntu ugerageza kwisanzura cyane kandi uravuga cyane pe. Akantu ko kuvuga cyane niko kari. Ubwo nyine baze kuvuga ko ahantu muteraniye nka korali cyangwa se muteraniye ahantu benshi, nyine ntabwo baba bafite amahoro, ariko atari mu buryo bubi. Kugira ngo wisange wisanzura kuriya, nuko wakuriye muri Morning Star ukabisanzura nk'ababyeyi, nyine ukaba wifata nk'umwana mu rugo, cyangwa niko uteye wowe ubwawe? Gusa bose navuga ngo byose birajyanirana. Hari ukuntu uba weho muri wowe uteye uko nguko, wisanzura ku bantu bose, ariko wagera mu bantu ewane bakagufungana umutwe, bakagufungana umutwe pe bikanga, watoborera hatwe wanyura habikanga. Ariko nabo nabagezemo mbona nuko usanga dusabwa turahuza. Kuva mbere hose se hari indi korali waba warigeze uririmbamo? Kuko kera turi nk'abana wasangaga nko ku rusengero dufite nka korali y'abana yitwa Ingemwe. Manzi iyo korali yitwa Ingemwe nta rusengero itabayeho. Ahantu hose urusengero tagize Ingemwe, mubayeho mutagize Ingemwe. Uko biri kose nta hantu hatabaye korali yitwa Ingemwe. Ntago wigeze uca muri iyo korali wowe watangiriye muri Morning Star cyane? Ntabwo natangiriye muri Morning Star, buriya kuva kera nkiri umwana mutoya, ibintu byo kuririmba burangiye byambagamo cyane. Wakuze uri umuririmba? Nakundaga kuririmba. Atubwo ndabize ko ibaze ko ngewe nkiri umwana nagendaga n'imbere mu iteraniro nkaririmba akarimba kanjye nyine. Noneho ukuntu nari nakana gatoya guhagarara imbere yanga abantu bandebe ntibyashobokaga. Ngesaga ko bantereka hejuru ku meza, nahagarara ku meza hejuru nkaririmba. So ibintu byo kuririmba nabikundaga. Ubwo cyege nkiri umwana naririmbaga, nagiye mba mu makorali y'abana. Hari korali nabayemo kera muri Nyabihu, ahantu bita ku Mwiyanike yitwa La Voix du Sali, nayirimbagamo. Ngeze ku ishuri nabwo nabaga muri korali mu Rwankeri, niho nize, nabaga muri korali yitwa Pelle de Vie. Ngiye muri Gisenyi naho narimbaga muri korali yitwa Peace Voice. Korali warazizengurutse nyine? Ndirimba no muri Musanze muri groupe Moria. Nararirimbye mbese ntabwo njya nibuka igihe nabayeho ntari kuririmba. Ariko ubu ngubu kugeza ubu korali usigayemo ni Morning Star? Ni Morning Star gusa ubu ngubu ndimo. Uririmba iri hejwe? Ndirimba ruto.
niryo uririmba gusa cyangwa alto niryo ndirimbamo ariko na soprano buriya naga uririmba alto kubera ariho umutoza yagushyize? Hari ukuntu ubusanga nk'umutoza afite abantu nyine soprano nayishobora sibyo, ariko hari ukuntu wa mugani umutoza kureba akavuga ngo alto uyishoboye neza cyane kurusha soprano, akanjyana muri alto ubwo ndirimba alto. Nta gihe kigeze kibaho ngo wumve wowe ubwawe ushobora kuba umuhanzi? nayo n'umuhanzi we urumva niba warakuze ukunda kuririmba ukajya uririmba uri na wenyine, ushobora kuba wenda ari nk'igihe cyageze ukumva waba umuhanzi. Shaka kuririmba njyenyine rero banza byasigaye mu bwana, kuko njyewe iyo ndi kurimbana n'abandi mba numva ari sawa, ariko iyo ndirimbye njyenyine damusi nkubeshye. Ntago wigeze uzi kwandika indirimbo? Wapi? Ntago wigeze wandika indirimbo? Iyo mpano wapi ntabwo ari yanjye. Nzi kurimbiza abandi banditse gusa. Ubwo abantu batekerezaga ko Benitha ashobora kuba yagira igihe akaduha indirimbo ze ku giti cye bakoreye amaso. Yerega ntawe uvumera itararenga. Ntanagutunguranye. Kandi ntabyo wiyumvamo. Ntabyo niyumvamo, ariko se ntago ryari ryarenga. Ushobora no gusanga ugasanga mu kanya tuvuye hano kuri kamera mpise mbyiyumva. Impano igahita iza ugahita ubyumvamo. Ngahita mbyumvamo, ngahita nandika akarimbo ka danje. Ejo ndi mukakabona ku mbuga. None se Beni, karame, abantu bamwe mu bantu bagerageza kumva indirimbo za Morning Star, nanjye ndimo, mufite indirimbo nziza kandi zigezweho zijyanye n'igihe. Impamvu uvuga ngo zijyanye n'igihe, hari indirimbo twakoze twumva kandi n'ubu ngubu turazumva. Ndatanga urugero nko kuri korali yitwa Abatwaramucyo. Yego, barajyaga bari indirimbo zivuga ngo Babuloni. Iyo ndirimbo ndayikunda cyane. Iriya korali urumva system baririmbagamo na system igezweho ubu ngubu ziratandukanye. Ariko ziriya ni indirimbo baririmbye nyine zisigara ku mitima yacu. Ngo pe sana. Indirimbo muri kuririmba ubu ngubu nazo ntago ari uko zidasigara ku mitima yacu. Nazo ni nziza. Ahubwo nkibaza, ese indirimbo muririmba zaba zandikwa n'umuntu umwe cyangwa hari uburyo? Hari nk'ukuntu busanga korali yicara hamwe bakavuga bati yenda nk'abantu batanu bavuga ati tugiye kwandika indirimbo, bakandika indirimbo bakayumvikanaho bakayikompoza bakayihijwe, cyangwa se umuntu umwe akaba yakwandika indirimbo akayijwi akayigisha korali. Umwanditsi mugira n'umwe cyangwa ni korali bikora rusange? Ntabwo navuga ko tugira umwanditsi umwe, ntabwo, ariko okay, reka mbisobanure muri ubu buryo. Umuntu ashobora kwandika indirimbo uko buriya iyo umuntu afashe icyemezo cyo kwandika indirimbo ntabwo wamubwira ngo kwandika ngo hari umuntu ngo bishinzwe. No, umuntu yandika indirimbo niba ashoboye no kwihijwa akayihijwi, ahubwo ikibaho nuko hariho team sibyo ishinzwe kureba ese iyi ndirimbo iranoze ku buryo twayiririmba. Iyo team igafata ya ndirimbo, niba wenda hari amagambo atondetse mu buryo butari bwo bakangera bakayashyira ku murongo, bakakora arrangement y'amajwi, then iyo ndirimbo ikanozwa. Mbese umuntu ashobora guhimba akayizana tukayinoza, nako bakayinoza ngewe nakandi, cyangwa se korali ya team nanone ikicara ikavuga ngo twicare dukore indirimbo. Ntabwo indirimbo umuntu agenda ngo avuga ndayihimbye nyihaye ijwi agakanya itayizana kuri korali. No, turabanza tukareba SK indirimbo iranoze. Yego, ku muntu ushaka kujya muri Morning Star bimutwara igihe kingana gute? Kuko hari kuntu usanga korali ivuga iti umuntu azarepeta wenda igihe cy'umwaka cyangwa amezi 5 cyangwa amezi 2, cyangwa se ukiza kurepeta. Ubwo ibyo nibyo ndi kwitekerereza, njye ntago mba muri korali, ntago nza amahame ya korali. Cyangwa se ukiza kurepeta bitewe n'ukuntu korali gukeneye ugahita ukomereza ko kugira ngo umuntu ajye muri Morning Star. Ubwo ndi kubariza abantu bifuza kujya muri Morning. Yego, kugira ngo umuntu ajye muri Morning Star, ese bimusaba iki? Ni urugendo rungana gute ashobora kwitegura kugira ngo yisange aririmba muri Morning Star? Kujya muri Morning Star ntago ari ibintu bikomeye, ntago ari ibintu bigoranye, ariko nanone ntago ari ibintu uzamo kubera ko hari izindi nyungu zawe zo ku ruhande zindi ushaka kuzamo bisaba gukunda korali. So rero iyo uje muri Morning Star habaho igihe, ntago ako kanya uje kurepeta muri korali bahita bavuga ngo barakwakiriye. Bo ubanza kurepeta
ukiga n'indirimbo n'iki ariko nta bya danje. Ariko icy'ingenzi ikintu kiba gikonta kugira ngo wisange urimba muri Morning Star ni urukundo ukunze korali, n'urukundo ukunze ibintu byo kuririmba. Buri iyo ukunda ikintu ushyiramo n'umwete, rero uko ukizemo umwete niko wakirwa vuba. Ugereranyije nk'igihe umaze winjiye muri Morning kugeza ubu ngubu umazemo imyaka ingana gute? Bose nagiye muri korali muri 2022 na kangahe na kabiri, banza 2022 niba nibuka neza ni na kabiri, ngo ndumva hari gushira nk'imyaka 5. Ko imyaka 5 umaze muri korali, niki nyine wungutse nyine wishimira, niye ntambwe wateye wishimira kuba waragiye muri korali ukaba umaze imyaka 5 ukavuga uti intambwe narayiteye aho ngere muri korali? Intambwe ubwo se ndavuga intambwe, ndavuga icyo nungutse. Nta kibazo. Icyo nungutse ni umuryango, ndatekereza icyo kintu atari ubwa mbere nakivuze. Warukivuga? Muranyivuga. Morning Star ni umuryango. Nungutse umuryango pe. Nungutse umuryango mugari. Kandi hari n'utundi tuntu nagiye nigiramo uri bana n'abantu bakuru barakwigisha. Hari utuntu twinshi two muri ubu buzima nungutse. Hari igihe mwigeze mwagira igitekerezo, icyo kibazo nakakibajije perezida, ariko perezida ntago ndagira amahirwe yo guhura nawe. Yego. Ariko wenda hari uko tugenda dukomeza dukora n'abantu badushyigikira tuzamuka bakora subscribe, niko buriya kugera kuri perezida ntago ari ibintu biba byoroshye. Ni inzira zikomeye cyane. Inzira zikomeye buriya mwabantu mwe mutwumva. Ni badukandireho na perezida tumuzane. Buriya perezida kumugeraho no kubitegura igihe kinini. Mudukandireho rwose tujye kureba perezida. Ikibazo reka mbe nkibajije Benitha kuko yenda nawe yazamfasha kukibaza perezida igihe tuzaba twahuye. Hari igihe mwaba mwarigeze mutekereza nka Morning Star? Akenshi dukunze kubona korali zigira junior. Turafata urugero nko kuri ambassadors, bafite junior ambassadors, abakurikiye Yesu bafite junior. Inkuru nziza nabo manza bafite junior hari. Inkuru nziza I don't know, ntago mbizi neza ariko abatwara mucyo. Abatwara mucyo. Abahamya bafite lovers, bafite abakunzi babo nyine tu. Hari igihe cyaba cyarageze mukabitekereza mukavuga muti reka tugire junior, kuko ya junior niyo iturukamo ya majwi dukeneye muri Morning. Hari igihe mwigeze mubitekereza mukavuga muti reka tugire junior ambassadors, cyangwa ni njyewe byitekereje ndavuga reka mfe kukibaza gusa? Uransubiza uko byumva, nansubize nka perezida. Yego, ndagusubiza. Uko byagenda kose icyo gitekerezo ntabwo cyabura, cyane ko ubusanga ntabwo korali Morning Star ari abantu bakuru gusa bifuza kuyijyamo. Usanga ari abana bato bifuza kuyijyamo, kandi ukareba guhita ufata uwo mwana muto ugahita umushyira muri bariye, sibyo twe twisanzemo gutyo. Icyo gitekerezo cyagiye kiza inshuro nyinshi, ariko tukagira imbogamizi z'amashuri, basanga gufatisha abana biragoye. Ariko kubera ko icyo gitekerezo kigeze kubaho rero nanjye nzajya muri junior. Uzanye imyaka yawe se ukungana uko? Imyaka yangeze urashaje, ushaka kujya muri kujya ushaka kugaragaza ko nshaje kandi abantu batari kumbona. Oya uko mbabwire arashaje, umusaza mukuru cyane. Ngende muto wareze nkigira muri junior. Urakuze. Okay, hari indirimbo mperutse kubona, mperutse gushyira ahagaragara yitwa Iriba. Yego, yitwa Iriba. Ya ndirimbo hashize nk'imisimba ndakeka ari 2 niba atari 3 igiye hanze. Ya ndirimbo uretse ko nzi ko yitwa Iriba, ntabwo nzi ngo melody yayo ni iye. Uraduha kapera? Yes we. Ese ko ntabaha kapera muri utumudamu. Aho hereye igihe twahereye tuzi kuririmba muri Morning Star, ntiturakumva uririmba. Uretse kukubona uvuga, byo bose kuvuga turakubona uri kuvuga. Ariko no bikope. Duha kapera tumenye kuri ese ubundi tubwirwe n'iki kuririmba? Wasanga unatubeshya. Ndumva beshya mwa. Wasanga unatubeshya ukabutaririmba, twe tukicara tuzingura ririmba kandi utanaririmba. Ibintu byo kuririmba nzanyemo. Turirimbiraho akantu gatoya kuri iriya ndirimbo Iriba. Akantu gato.
reka mbaririmbira ubwo kajyanye n'ibyo byiriwe. Nta kibazo. Gusa ndabona urufunguzo kandirimbe akantu gatoya ni akarefe. Saba Mwuka Wera aguhishurira uhora yicaye ku iriba, atanga amazi meza, amazi amara inyota y'umutima. Nako ngako subiramo. Saba Mwuka Wera aguhishurira uhora yicaye ku iriba, atanga amazi meza, amazi amara inyota y'umutima. Bravo. Ibintu nzanye mu byo kuririmba. Ahubwo yewe nkwibarize. Iri jwi umutoza wanyazi kurigira? Mbati. Nise sanyumva. Oya ushobora kuba uri muhisha akabato. Oya ubu ko ndi imbere ya kamera. Uragerageje uburyo bwose ngo nkanonosore. Ubu mbese naririmbye, ubu ndi kumva muri njye ndi igihanzi gikuru. Saba Mwuka Wera aguhishurire uhora yicaye ku iriba. Ntabwo ndi bukubaze ngo igitekerezo cyaje gute kuko atari we wayanditse, ariko iyi ndirimbo ni nziza. Iyi ndirimbo ubundi umuntu uyikeneye yayibona ate? Ngo umuntu ushaka indirimbo ndetse n'izindi ndirimbo zose, ariko cyane cyane iyi ndirimbo murayisanga kuri YouTube channel ya Chorale Morning Star yitwa Iriba. Yego. Iyi ndirimbo yitwa Iriba kuri channel ya Morning Star. Ariko ubundi channel twakagiye tuyipiningaho abantu bagahita bayona byihuse, nuko batari gukanda subscribe. Oya barabikora. Kandi barabona ko buriya gukanda subscribe no gushyigikira umurimo w'Imana. Ingope. Twebwe twiyemeje mutabona Benitha yicaha. Benitha niwe turi gukorana cyane, nyine dukorana mu makorali yose. Ariko nibyo. Umuntu wifuza guhura na Benitha nakanda subscribe. Ubundi avuga ati ndashaka ko korali yacu dukorana ikiganiro cyangwa se tugirana ibihe byiza, Benitha nzamuzana. Siko bimeze Benitha? Niko bimeze nta kibazo. Nibadukandireho ngewe ndi tayari ndahari. Nushaka unababwire TikTok yawe bazajya bagusanga bakabona izo ndirimbo zanyu. Kandi zijya ziba hari njya nkora ama challenges y'indirimbo za Morning Star n'izindi ndirimbo. TikTok yanjye ni Benitha Murinzi. Benitha Murinzi. Barahita babonaho Benitha rwose ari gukora challenge hafi aho. Beni, rero tugushimire kubw'umwanya wawe waduhaye kugira ngo tukureke ukomeze n'izindi gahunda natwe dukomeze, ariko ibiganiro byo nakagaruka. Niyo mpamvu nyine turi kubashishikariza gukora sub kugira ngo igihe hagiye ikindi kiganiro ntucike utikibonera ku gihe. Tuzadukora ibiganiro byinshi, tuzatugera kuri MFM, tugere kuri Jia. N'igihe habaye ibitaramo tubere ukuntu byifashe. N'igihe habaye ibitaramo ngira ngo live bari kuzibona muri iyi minsi ko ahantu hose turiyo rwose. Nibakore subscribe rwose. Nibura twuzuza aba subscribe 1000 muri uko kwezi. Uko biri kose turaza kubuzuza. Kandi twabishatse buriya twabikora. Yingo. Turabigeraho singo. Twabishatse twabikora rwose. Reka tugushimire rero. Tunashimire Morning Star yatumye tukumenya. Uze kudushimira perezida wawe, ariko ibyifuzo twagize ubimugezeho. Kandi turifuza kuganira na perezida. Reka tubwire abantu nubwo ikiganiro kizakurikiraho yenda kitabari cya perezida, ariko tuzagira ikindi kiganiro cyiza, tuzadukora ibiganiro byiza bivuga ku ijambo ry'Imana, makorari n'ibindi bitandukanye. Tubazanye utubazo, bajye no muri comment bandike ibibazo bashaka kubaza Benitha. Mwandike igihe nzagarukira ahangaha zabisubiza. Ibi bibazo bashaka kukubaza babyandike, uzagaruke ubisubiza. Ndi kubisubiza pe. N'ibyifuzo. Tunabararikira ko bidatinze bitari kera ikiganiro na perezida wa Morning Star nacyo kizagaragara. Yego. Tumubaze ibibazo. Nanone umwanditsi wa korali na mwarimu bose tuzakorana nabo. Bose. Beni, reka tugushimire rero. Tubwire abantu rwose bakore subscribe. Gukora subscribe ntago ari imvune, ntago bisaba ibintu byinshi, no gukandaho gusa. N'amasegonda rimwe ukaba yandikishije, ukadushyigikira, ukadutera inkunga. Yego. Beni, reka tugushimire rero, urakoze. Komeze kugira ibihe byiza, tuzasubira ubutaha. Yego, tuzasubira ubutaha.